Hey guys, ni Fanny wanyu misanzwe ndagarutse hano kuri channel ya Fanny TV Show. Rero uyu munsi tugiye kuganira ntabwo ndi bubigishe kuntu nyine bambika bafata umwana neza uyu munsi ahubwo mfite iki abashyitsi we n'abashyitsi mfite abashyitsi umva ni couple cha ikundana mana we baje banera iruza we ishyari ryiza nkavuga si uko nanjye nza ariko sha nanjye rura rukunda nirwo nkeneye abo bantu se ni bande nabana none mana we ndabakunda iba ndabaruta ni byinshi nyewe numva afite umunwa nashyuhiranye muri make cyane numva cyushye numva cyuhiranye mfite ibibazo byinshi byo kubaza byinshi yo couple ninde Marishi na Ines. Abo ngabo Marishi na Ines murabazi kuri YouTube channel yabo ubundi baje sponsor noneho bimukiye Kigali baba mu Kagarama Kicukiro mu Kagarama. Ubu rero ngiye kwitera ka makeup rero ubu ndasoje ahubwo ngo barahageze bana message ngo bari kuri sara kanze mbare Ndisu ambarebe rebe base wow murageze Yes. Komera. Ine uraho neza. Yego no muzungu. Na muzungu. Na Ines ari nzobe. Ine avuga ikinyarwanda. Niba batuvugisha kuri WhatsApp. Mwese yugosha guse ahubwo nago ndo muzungu se ndasana. Ine. Niba abantu b'i Kigali bavuze. Shani karibi wacu. Karibi wacu kabisa. Oya, muze tukomeze hari yamwe kwicara muri Nasi reka twicarira hano. Oya muze bekana twicara. Nze bekana twicarira. Mtambuke. Dore leso ngabitse pana. Yini yanamuguriye. Kabisa. Kivana. Tangirana. Ni karibu hano. Kwanza winjire. Karibu. Banibereyemo hano kubera mbafite n'akabebe. Icyumba. Mba mfite n'akabebe. Mba nyine mba nibereyemo hano kwa mfite n'akabebe. Nose. Muze twicarire hano nta kibazo. Ariko bitwaye. Nacyo. Karibu. Nyicare kuri tudusego mwomiwe. Aya nta kibazo. Uno baragenda sheri wawe. nta muntu ugise ku kibuno zana. Icara. Aha. Ndi hano kari kubisego. Kuraka. Yicara hasi. Yagiye wicara hasi. Ubwo nta kibazo reka mwicarireho. Sha mumeze bute samakuru? Makuru ni meza. Yewe. Sha nishimiye kubabona. Ine bite? Sha mfite ibyishimo. Nabuze kutwebwe noneho. Ko twishimye. Yesu we shabazi. Kayaga twumva kuri voice tukabona nyine uri umuzungu none kubona gutya ari gusa neza birenze ya foto iri kuri noza ku WhatsApp. Ubu nibwo nsereza kurusha ya foto. Yesu we. Sha ntabuzungu nyine nanjye mba nibereye hano mu rugo. Gusa nyine murakoze kuza kunsura. Uba mu bakire. Naga ari mu bakire. Kirabo naga mu bakire. Nabikire. Hanga nundi mbana na ba Mary. Bana bana bakecuru n'abasaza nyine tuba twibereye hano mu rugo. Uko wajyani ni muri zanzu zo muri filime. Nukuri. Wagira ni inzu zo muri filime kunaba hameze na kano kabati. So yanagariza muri film. Ahubwo nyine hano nyine impamvu nkunda ko ari yicara hano mu cyumba hano kubera nyine mfite akabebe urumva nako kaba kari kuvuga ngakariya. Niko nyine. Sayene marishimwe kuba twaramenyanye nawe pe. Sha ahubwo njewe. Ndishimiye cyane. Shambaye n'agapantaro keza. Bisi neza. Turebe tabasiye kwande. Bana ya, sha Ines this
ubwa mbere batwandikiye ngo amubonye ari kurira ngo sha ase nahise mvuga ngo ni umuzungu utwandikiye narabona n'amadolari bayi naravuga ngo ndemare ni 5,000 aduhaye ngo ndibuha amafaranga 5,000 none tuvuga ngo 5,000 ngo byo mu bazungu ngo ayo mafaranga yose tuzayamaza tugiye kubona tona kuri momo hajeho 5 by'amanyarwanda kandi zikara amadolari wese ugira ngo nyine 5 by'amadolari twese tujyana 5,000 by'amadolari tutanyakabara ntabwo bibaye amafaranga yose murakize birarangiye ako mana shamaranye uziko muri kotete amenye kumera nk'umukozi wanjye hano nyine haje umukozi nyine ari umukozi bahamugaye nyine akigera nane natekeye hanze nyine kumbabura ntanatekeye kuri gaze akigera aha ngakingubita amaso ngajya abanza mu muzungu noneho hashize akanya ndamubwira ngo nkubwire ngarika nkuvuga ikinyarwanda turiya muzungu uvuga ikinyarwanda oya nta buzungu ahubwo wajya umuzungu ngengo kushika nta buzungu yewe nakuntu ndi gusa n'indabo ku maboko no ku maguru ndagari indabo ndiko nakarwa nari indabo arakarabo inyenyeri wumva ni inyenyeri aka na gatatuwaje nyine ni inyenyeri nyine ifite igisobanuro nyine umuntu nyine yishyiraho kano kantu kubera nyine igisobanuro runaka n'uwe nshobora nyine nk'uko nyine umugabo wawe nyine ushobora gufata nk'izina ryiwe ukaba wayiyandika hano cyo ukaryandika nyine ahantu hose ushaka bitewe n'amateka nyine mwaciye mureba okay reka nk'urugero reba nk'ubuzima muri gucamo aka kanya sibyo simuca mu buzima bwo gupfundikanya guca mu buzima bwo gupfundikanya buri buzima okena sinzi nyine ijambo ngoresheje nyine gupfundikanya sorry nyine kwiyeranja nyine buzima bwo kwiyeranja nka buriya sibyo hakuriya nyine nka buriya buzima mama mubayemo kwiyeranja sibyo wenda ejo neje muri mukagafata mwamara kugafata ukavuga ati umugabo wanjye twacanye muri byinshi nyine ukaba uhagera nk'ikintu wiyandikaho nyine kuza ukavuga ati ikintu kizakuba ku mubiri ku buryo bitazigera kivuga ku buryo kizambera ubuzima bwanjye rero iyi nyenyeri yanjye nibasobanurireho gatoya njye naciye mu bintu byinshi pe imyaka mfite n'ibintu naciye muri ngo nengana nubwo ubona nyine meze gutya hari ukuntu umuntu abona ugenda akavuga ati ngo nifuza ko nkuriye yego nyine ntacyo nshinze Imana pe ndashimira Imana uko meze byose nyine ndabishimira Imana pe ariko hari ubuzima umuntu acamo yamara kubucamo akaba ari mu mwijima ukamubona agenda ariko akaba ari nko mu mwijima akaba afite nk'ikintu cy'igihu mu buzima bwiwe rero hari ukuntu Imana iti gukorera igitangaza igakora igitangaza ukavuga ati Imana iriya ni nk'inyenyeri Imana impaye inyenyeri rero isobanuye ubuzima bwanjye nyine ifite igisobanuro cy'ubuzima bwanjye pe cyane wigiye kwibuka ibyo bintu uhitereba cyane aka kantu ndagakunda byatari nyine inyenyeri yamurikiye mu buzima bwanjye hari igihe cyageze nyine rero niyo impamvu rero ndi kubacangamo kano kantu nyine kubabwira gutya ni kugira ngo mbahe icyizere cy'ubuzima sibyo nta kintu mu buzima kidashoboka nta na kimwe none ikintu cya mbere mwebwe mufite sibyo nta kidashoboka rero iciye mu bintu bikomeye cyane igihe kiragera ntibigira akantu nkorera nicyo gisobanuro cy'inyenyeri gusa ndabakunda mara yanjye gusa yes ndayikiwe yego mara yanjye gitondo navugaga ati sinjura rota mpageze ndahagera ryari ibipangu twagiye tunyuramo dukata kare hano harayoboka kubera none se hari mukagarama ntabwo murahamenyera ntabwo turahamenyera shazira karitsiye zanyu rero mfite amatsiko yo kuzazizamo ibo nubwo duteganya ariko mfite amatsiko yo kuzazizamo karaka bebe kanje shanda nawe ni umuzungu ni umuzungu yega ariko bari abana mu bakira twishimiye kukumenya gufata nk'umuntu ufite igisobanuro natwe banza tuzandikaho ibyo kujya oya ntabwo ari ngombwa ubwo natwe ngo tuzandikaho gutyo we biterwa n'amateka waciye none se ngewe sibyo inshuti urara uvuga ati ndaburaye akameza 1000 urumva wowe tutari gucana mu bibazo ahubwo bizashira icyambere urukundo kandi cyo cyane cyane shiri courage kandi kiri cyawe nawe wita ku mugore wawe
bikamusiga muri buriya buzima yagiye yahora cyagasara sibyo ariko impamvu ubuzima mukomeza kubusunika gake gake nubwo nubwo biba bitandukanye impamvu mukomeza gusunikiriza muri umubwira ati sheri kumura ndagukunda yacika intege ukamufasha yacika intege nyine ukamuhumuriza nawe yagira nyine nawe akaguhumuriza buriya mutima we niyo gukina n'igire tugeraho ubuzima bwabwo cyanze mu Rwanda kandi kimwe dufite nkabona neza ari ubunze arimo ararira ndatekereza nanjye kubikira hirya no hino kijyanye n'akurikiye cyangwa se akazinduka we bagahitamo abandi we nyine agasigara kugira ngo nyine utaramenyana n'abandi bayede bo bakagenda bakagaruka kandi wari wizeye ngo ari saa sita urahaha oya ntago ari saa sita nimugoroba kandi ahandi babaha pose wenda akaza akavuga ati kamwe ndi kumwe nawe akongera agasubirayo nyine ntabwo biba byoroshye kandi buriya intambwe yose uzatera uri kumwe n'umuntu ukunda kandi nawe ubona ko ukunda iyo ntambwe ntuzayicuze buri cyane no inereka nk'umuntu ukuri sibyo ubusinzi navuga byinshi man navuga byinshi uzise icyambere n'urukundo sibyo icyambere n'urukundo amafaranga araza ikindi cya kabiri nyine bisaba gukora cyane tu gusaba abagore ducika intege ntakubeshye ducika intege akantu kakagukoraho ukumvisha intege ukahita utangira ndakura amavuta yo kwisiga ndakura agasabune ko koga ubusije bigiye urareba ukabara amavuta amazi isabune amakara ibyo kurya inzu ariko ikintu cyiza buriya niyo wabura ari inshuro 5 inzu yishyuye cyangwa wumva umutima umeze neza uteretsemo neza ariko reka nkubwize ukuri ibintu byose birashoboka bano bakire bose mureba bubatse ataje bageze gute byose byavuye mu gukora kandi no kwihangana baba baravuye kure uziko umuntu akubwira ubona umuntu nyine afite agenda muri Range Rover afite ama etage bavuga ko shahura muntu eshanu mukire bicyuse nyenza byara akakubwira yakubwira ati ngewe wena nacuruza agataro cyangwa ngiye na umukarani ukavuga ko ntago bibaho ngo ubuse ngo byakunda ubuse ngo wabigenje ute ibipangu twagiye tugenda tubona kugatira bashobora gupangu ngana kuriya hari n'icyo twanyuze hariho umusekirite harahe kandi ugasanga abantu babamo karisire irimo abakire pe irimo abakire no namwe muri abakire nyine naka twashinze Imana ariko nyine nta birenze sheri nyine ibintu byose birakunda mu buzima sibyo ibintu byose birakunda mu buzima nta kidashoboka mu buzima kandi nta n'impamvu yo gucika intege icyambere ni icyizere no kudacika intege no gukomera kandi ikindi shana ko nyine no kudacika intege cyane nyine ngugire cyane ikiza no ko wenda umugabo nkuko wabibonye n'ubundi ntago naciye mu buzima bwiza n'ubundi nakwiye mu cyaro n'ababyeyi baraho n'inzoga ibintu biraho rero ngubu numva ko ari bwo nuje niyo naburana kabiri ariko numva umutima nta kibazo mba nizeye ko agakoze i Kigali byibura ngo abahunge abantu ndetse mu cyaro byatana bango no uzikuna barabuja bagishariye buriya wasabana nakuriye bagavuga ngo buriya ngo kara kagore rero ngo buriya ngo umugabo we ngo rero aragakunda ngo buriya ngo asabana na bose ikintu ugiye nabonye cyo mu cyaro iyo umugabo yagukunda cyangwa kwitaho bacyavuga gushamba abandi bagore ngo wamuhaye ngo inzaratsi ngo yaramuhaye inzaratsi muri se ngubona ngo kuna mukura ngo ari gusa kandi reka mubwire sheri cyane n'urukundo no kwihanganira ahubwo reka nkusetsa kantu gato iyo umuntu wahaye ibyo bintu igihe kiragera iminsi mike bikamushima akahita kwanga uzara abagore babaruzi ntabwo kubita umugore birirwaga bakubita bavuga ngo yaruze umugabo ngo none yaramuhindutse ngo baramurogoje yaramukubitaga none haraho yaragiye yari yamugeze inyundo gutyo nine ni hahandi Imana itabara nese inereka ngurugero yari mfite umushuti wanjye uri kumva araroga pe ariko agira akarimi keza nta nubwo ajya agaragaza ko ari umurozi ubugome nta n'umuntu n'umwe wamenya ko ari umugome cyangwa umurozi iki cyakamurisha aha naho haba abarozi Kigali haba abarozi uwo mushuti wanjye se we sinaho Kigali umva yarangiza uri kumva yarangiza yafashe umuntu nyine nta n'umugabo agira ariko agira ishyari
urumva nyina naroga nta rukundo ntaki uzirinde abagore b'iki Kigali abantu basika mu cyane bo nyine baroga i Kigali barakuroga ndabimubwira ngo barakuroga kikakuri umuntu baziranye ngo ninde wamuroga kandi wakuroga abantu baba batamwishimiye uko abayeho nabwo nyine uko nta na Imana itagukura hari igihe tureba wenda twakubitije tugasenga no dusigaje kuri no twizeye uko ibyaha ako kantu none keza tukabyuka gutya tukicara tugasenga saa sita z'ijoro tukabyuka niba ari cyo kiraka tukakijyamo niba nta gihari tukaba turi mu rugo ariko nyuma tukabona nyine hari icyo Imana ikoze kandi twifuzaga kandi twari dukeneye kikanyura mu zindi nzira uzi impamvu se Imana ikora igitangaza noneho hahandi ngo cikiye intege ubona byarangiye uvuga ko birarangiye ubuse ngo ndabaho gute ndi haca inzira buri Imana igira inzira zirenze igihumbi inzira z'Imana ngo zingana nk'imyenge ya supanete uri kumva nese akanya ka supanete wabasha ko ira myenge ya supanete wabasha kwibara umva kubwire sheri humura tuzakira umutima mu nda ikintu cya mbere uzubaha umugabo wawe ntiwite ku magambo ntiwite ku mabwire ibindi muzabigeraho nihagira umuntu uza inkoko batse umva ngo ngewe ngo reka uwo mugabo wawe ngo muhindurire ubuzima muri hazaza babikubwira ngo muhindurire ubuzima yaratwandikiye ngo ngewe ngo nabafasha ngo gutya gutya ngo nkabaha akazi ngo umugore wawe namuha akazi gutya gutya tugiye guhura ngo ngewe ngo buriya ngo na iPhone ngo nayikugurira ngo umugabo wanjye mukajya mukora ngo ibiganiro byiza ngo nanjye ngo ukamenyera icyo nshaka ngo byaba ngombwa ngo ukanamwihorera ngo ngiye kazi tukibanira ngo byaba na ngombwa ngo tukamuhunga ngo tukajya ahandi hantu ndaga ati sengewe nzatuma umuntu unzi nanjye nzi nzatuma umuntu uzi agahinda kanjye uzi story yanjye ngenze nkuzeho ntakuzi duhuye gutyo nyine shashiri hari ikintu ngenda nkunda kuvuga ushobora kuvuga ngo mvuye mu buzima bwa Marishi ngiye ngo kwirukira uwo mugabo warangiza uwo mugabo akakugaragaza agati ukaryama ahantu heza ntugira amahoro ukararurira ukagira agahinda uri kumva gakabije ukavuga ati wampa gusura kwa Marishi nawe wamubwira ati sheri akavuga ati genda singukene kandi ntabwo yakongera kugutora akubaza iki ikintu cyo mu bwacyo iyo umufashe neza nyine umugabo nyine ukamubaha tu nuko nyine hakiya koko turi abantu turi abagore nyine bigucanga ariko umuntu tubyica tubizi ukubaha umugabo wawe ukamwumva ibintu byose bagiye mureka tukizigamire turi igihumbi ukamubwira ati sheri wenda hano umuntu wanyohereje bibiri ubundi nabwiye nese ibintu byose bishoboka reba nko mu cyaro badusohoye mu nzu twabuze icyerekezo ariko ntabwo biraza kuza gushoboka ko byanyira kose nyine igisubizo turakibona dusenga Imana ntabwo haciyeho iminsi 3 umuntu araduhamagara atwishyurira inzu niko bigenda yewe noneho nagiye Kigali tujya ngo nabashakiye naho muzaba tuze tuyinjiremo nta kibazo twagiye dusanga inzu imeze neza nta kibazo icyumba kimwe nyine ifite umuryango mwiza wa serire ikingwa neza nta kibazo na bino birahure nyine ibirahure biri abashyiramo ugafungura ugakuramo ukagenda hari igipangu kimeze neza harimo n'amazi mu gipangu gusa amazi agura 100 yaho ntabwo ari kahera icyo batakwishyuza ni umuriro ziko mu cyaro yari veni yari 20 nabwo yabuze igice cya 20 k'iki gihe nabwo yabuze wawe tutsendishurira iki ukajya ku isoko ukazana amazi none se ahantu nyine ahantu mu cyaro mwabaga sibyo nyine si mwabaga muri mu cyaro hahandi haba nyine hari nyine haba hari iriba bagatondaho nyine amabido nyine ubundi hari isoko itemba nyine hari n'isoko bubakaho cyangwa bagashyiraho ikivovo mukajya mugenda mukavoma ngo hari naho habaga hari robine hafi ku muhanda bagurisha veni wenda yahenze yabuze akaba ari senkani injerekani kandi nago yiyaho none se inaha ijana ntago ari menshi wenda twebwe nko mwikaritse yacu twebwe nyine buri wese bafite amazi mu rugo akenshi nk'iyo amazi yagiye nyine abantu bafite nk'ibigega niho nyine muvomeraho twebwe hano muri karitse injerekani ibidimwe ikagura 500 gutyo nagiye kubona Inesi mutumye ibidimwe baramubwiye ngo ni 100 yarajyanye 20
narabigaruye barambwira ngo ni ijana ugarura 100 yego mutababwira ati reka tanigarukira mu rugo yego nse n'ubundi twebwe twavomaga ku isoko naga amazi yahoraga wenda hasangaga abantu benshi amazi yabuze ugatonda umurongo ugategereza ukagerwaho ugacura rero ibyo Kigali bitandukanye no mu cyaro ariko muzangira mwimenyera ndi kumva ariko atanahenda ara hepfo wanyu ubwo nguko mo ntagahenda bitari bigereranyije niba ufite igihumbi si kiva 100 agasigara 900 arahenda kandi wowe wari kugenda ukavoma ku isoko cya gihumbi cyawe utagikozeho kubera amazi kireka nyine uhita ubara sibyo amazi y'ijana amakara ya 300 ikiro cy'ubugari n'imboga ubwo aho ngaho bivamo ntabwo bivamo cyangwa se n'inusonero kuje ibirya sako byahenze nese mwebwe we na Marishe murya nk'inoso wenda inusu y'ubugari ikiro cy'ubugari kigeze ku gihumbi inusu ni 500 harepfo usibwe hari inusu ni 600 ko ntabwo buhenda cyane nyine hari ubugari buratandukanye hari ubugari bwiza bw'igihumbi hari ubwa 400 twebwe na hari 400 hari n'igihe nyine usanga hari ubusa umukara ubundi ari ubusa umweru ari bwiza cyangwa se ari bubi mukagura nk'unusu nyine mukayirya inusu tukayirya nejo wenda Darkness no nakunda ubugari ku ubugari wagize barakunda ibintu bidahenda akunda ubugari umuceri nagawukunda wagize mahe ibaze yajya gukunda ibaze none yajya gukunda inkoko agakunda reka mubwire reka tumubagiye inyoni umunsi umwe umubwira ati ntabwo natetse inkoko niba nagukorera iki yego nese utabwiye kwikunda inkoko ndayikunda jarakunda inyama ni nk'umushi inyama ntawe utasikunda bana nanjye nkunda inyama mana we mba numva nyine ibiryo byose byaba basi biriho inyama nanjye ubugari ndabukunda bari ubugari n'intoryi n'indagara n'ubunyobwa pani isosi y'inyama umva wagize umara wa mugabo we waratomboye yura sire y'Kigali akora n'undi nasire nyine n'undi bwakamera muri umva mbabwire urukundo ruta byose sibyo muzagera kuri byinshi kandi n'iciki ni sibyo ngiye ntababeshye pe mu ntera cyari ryiza singiye kubabera manuvuranje umunsi uzajya mu rukundo mana zamukunda byanyabyo shambo natari sinzi nyine ariko ikibazo ngenda yundirafuna ntabwo ushobora kutabona umuntu nkunda cyane nka ugaziya namunaga n'umukobwa nagagati buriya uko byagenda kose bari guteretana umva nababaye uwo munsi simuvugisha utabeshye numvaga nabaye nkavuga ati n'uwo mukobwa Robin yavomeragaho nahitaga nyivaho ntazahura nawe hari ikintu twavuganye birenze kuvuga ngo tuze kujya kwenda kuvoma nimugoroba tuze kujya kuzana amazi ari inshuti biraho byo muri quartier biraho ngo bisanzwe oya nawe rero akandi kantu ngiye guhituraho sibyo nanjye ndi kuvuga ngo meje mbaje cyane simba bese ndi kuvuga abagabo menshi kandi uri kumva nyine umuntu w'umugabo sibyo nabwo kuvugisha abagore ngo inshuti n'abagore nagari byiza sibyo nyine wabavugisha bisanzwe sibyo ako nyine nta mpamvu nyine kumubwira ngo tujye kuvoma ngo tujye kujya wapi no gutinda na hoya impamvu nuko se ujana i Kigali ko ahantu twavomaga habaga hari akavuyo kenshi cyane nongeye kuba ko akenshi iyo nagendaga ndi umuhungu natumaga bavoma nyine bakavoma rero ko yakuba ngo tujyane kuvoma kugira ngo baze kubona uburyo bavoma gahita bataha kubera ko iyo hari umuntu w'umuhungu ntabwo apfa kumwubaha niyo mpamvu rero bazaga kuncaho hamisa byumva reba nyine kwa kundi mu cyaro nayo ibyo mu cyaro ndabizi reba kwa kundi nyine mu cyaro nyine mujya kuvoma ukumva ufite imbaraga akaba ari ubanza akabahutaza akabafata ibidoye akayikura ku murongo wenda warugeze nko kuri 3 we agahita nyine avoma nawe arabizi nigeze mu Rwanda akahita yijugunya umunsi we nigeze mu Rwanda ni nawe twahereye dukundana icyo gihe yaramvomeye tunatahana tuganira gutyo birakomeza birangira gutyo dukundana iseka nkubaza ikibazo wenda tureke kugira utuntu twinshi cyane sinzi nzabasura kugira ngo mbabaze ibibazo byinshi ubu ngubu sinzi sindabyakira neza kugira ngo babaze cyane
nk'ubu ngubu mwaje mu mujyi wa Kigali sibyo ubu ngo wenda hageze nk'umuntu nyine nk'umumama nyine inaha haba ibigore biba byarapfushije abagabo bifite amafaranga biba bishaka udusore tukiri bashugamana biba bishaka udusore tukiri dutoya nk'ubu ngubu nyine Marisha yahise akubitana n'umugore hano i Kigali uri kumva bamara gukubitana akamubwira ati ngewe narababonye mbona ubuzima bubayemo utakara agakobwa uza ahangaha guhindurira ubuzima uri kumva noneho Marisha akaza akakubwira ati sheri ngiye nabonye umugore hano i Kigali umugore hano i Kigali waduhindurira ubuzima arambwiye ngo ngenziwe mukorera ibintu ashaka nimara kumukorera ibintu ashaka noneho twebwe duhindurira ubuzima ibyo bintu nyine no kuryamana yego no kuryamana rero aho nago nabyemera nahita nabwira ati musange noneho ngewe ndeke ko buriya yaba yaje kukugisha inama yabyemeye awe aba ashaka kumva ko ubyemera wabyemera agahita agenda hasi ubundi ntabwo byakunda kuko ntabwo nabyemera nakubwira ati musange ukibona kumbwira ngo ndagiye nababara umwaka niba n'ukwezi ariko byazarangira nkakora buri kimwe cyose ku buryo uzanyifuza ahubwo ngiye mbona Inesi yatayiyahura aramutse anabimenye ntabwo nyine urababara ukumva wanakwiyahura ukumva ikintu cyose wakinywa niba aricyo tabuka rimwe ariko ntabwo nakwiyahura reka nkubwire burya ntuziyahura kuko iyo umuntu yiyahuye ararimbuka sibyo burya nakora agerageza uburyo kinani iyo umuntu agutaye gutyo urakora cyane ugakora cyane ukavuga ati uyu muntu ngiye gukora cyane ku buryo azabona nteye imbere kumurusha kurya zicuza kandi iki cya kabiri nyine umuntu ugiye muri ibyo ngibyo nta mahoro abona Marisha ntiyazajya asinzira nubwo wenda musangira ubusa ariko byibuza araryama akagupfumbata akagufata mugahumurizanya ukavuga ati shene ndagukunda nanjye ndagukunda ukumva ibintu byose birabaye imyaka 50 ku muntu w'imyaka 20 n'ingahe shane wagiye umbabarira ku muntu w'imyaka 20 n'ingahe hano hari abagore si kugutera ubwoba pe sibyo ko wenda Marisha nyine ntiyabikora kuko ubuzima mwacanyemo ibintu twaciyemo ntiyabikora bajya bavuga ngo umugabo ni nk'ibati ngo utarisakaye neza gusanga mu baturanyi ariko iri bati ryo ryawe ishaye n'iryawe rirasakaye n'iryawe ni abaturanyi Inesi ajya avuga ngo nzabona abandi bakobwa beza hano i Kigali ngo mute bisangira ariko ibyo bintu ntabwo nabikora ugasanga yariza arahangayitse abayeho kuri fresh imeze gutyo nkamubwira ngo tuze ariko kari we muntu nahisemo yatuvugisha abagore niko tumeze hano i Kigali hari abakobwa beza pe beza njye narageze ariko yazo kuri umukobwa ati ubona umukobwa nizoga n'icyo kareba karosha utakakubuza nakubwire noneho ariye uri kubwira shere wawe uri kubwira n'umugabo wawe uri kumva ari gihe nyine mwegera ariko egera shere wawe di arije noneho uri kumwe n'umugabo wawe uri kumva mwaho muri kumwe muri kugendana wenda reba nk'ubu ngubu nyine kuntu wimereye wambaye igipantaro ukwese cyo kwa wambaye mina ari kuza gusa amabuno yanjye mba nambwira ati mbabarira uco wiruka bati okay tubona nyine uko tubona shere wawe noneho wamubona mbere wenda uko wera nanjye usanga umukwe ufata guri uri kumva Inesi atagira guri ayitafata uri kumva no ukahita ukahita ubona arahindukira arareba ati mana we ajya kuvuga ko yibeshye tubise inyuma uyu tubitekereza akavuga ati se kuki arindukiye kandi turi Inesi atatanya kunyitegereza mu maso ngo arebe ko ndeba inyuma noneho kandi kantu gatoya abagabo niko baremye abagabo nyine abakobwa ni nk'itako tu noneho nyine umukobwa yaciye umugabo ashaka kwirebera umugabo ashaka kwihera ijisho nyine niko Imana yabirebeye abashaka kwitayihera sabira aho ngaho nkikomeza gusa narubona no mutekerezaho cyane iki igihari bisa mu mutima ukomeye biba bigoye noneho nyine uramureba ukavuga ariko iyo nta kintu uwo muntu akurusha nta kintu abikubwiye oya umukobwa rero wese fa kuba ahindukiye akamurebwa mutamuga ati harakamubonyeho nge nafite ukagacunga akamubonye ntabwo nyine Marie sha suza
oya nabona mutengwa sina nundi singonga cyane murabizi byanyu simbazi bihagije nango ibiki ariko byanyu murabizi ntago nundi happy ntago nyine yabikora nagenda bwo sinzo ukuntu byaba byagenda no sine wowe ari wowe ugiye njyewe ntago nagenda kubera tugenda mba naragiye kera cyakoze wa kera mba naragiye ko nubwo ufite umugabo uhura n'abandi bagabo bakubwira amagambo menshi kandi mwiza beza amagambo meza kagati se umuntu ariko ikizi ihise umubwira ati njye mfite umugabo uwo mugabo ntabwo yongera kuza kukubwira ngo gutyo na gutyo yego none se ko ari umugabo ubwira gutyo abwo baratandukanye hari umugabo ubwira ngo njye mfite umugabo ngumva ngo nta wamenya ngo nzakomeza ngo ngerageze njyewe ziko ibaze se ndakwihorera wanyandikira nkagusubiza nawe nkamubwira ati reba hakaba hari n'igihe uzi kuri gucata nanjye kandi ariwe muri gucata hari uwamwandikiye ndamucatisha ngo wese ubundi ubona uriya mugabo aguhagije ariko amubwira ase nk'abantu reka nibutse abantu nk'abantu bamuza gusenyura urugo rw'aba bana reba ahantu babaraturutse sori singuciye mu jambo urakomeza utibivuga ngiye kwiyama abantu sibyo reba ubuzima murebe ubuzima bacanyemo ni burebure sibyo baciye muri byinshi uraje utangiye kubwira Inesi ibikindi ngo ntaga muhagije we ko mutahuye mbere ntaga muhagije ntibarya nubwo wenda baba bapfundikanya ntibarya niyo yaba ariyo nusubwa ntibasangira bagatoza ababundi abagabo mwabaye bati mumuti mujye munyurwa n'abagore banyu mwabagabo naramucatishe ndebizo SMS ndamubwira ngo none se urumva ngiye byagenda bite urumva nyine ngo waza ngo tekereza neza ntabwo wakunze umuntu wa nyawe ngo ni ngiye wa nyawe umugabo wawe azaza buriya nta kintu yagufasha ngo aracyari umwana ati aracyari umwana si muri mu myaka imwe nyine ngo umugabo ni ukuze kigo cy'imyaka 40 mbega umugabo ni ukuze niko yakubwiye yavuze ko afite 30 urane muri 34 hafi ngo reka ngo umugabo ni ukuze sinakubwira ati urakuze umugabo ni mu mutwe umugabo ntago ari imyaka kuko umugabo ntago ari imyaka umugabo ni mu mutwe uri kumva niba ari yagize niba ari nuko abo yakubwiye serivisi agushakaho ukabona nyine nuyumuhaye nta mwanya ubifitiye agahita akubwira gutyo ibaze ati umugabo ni ukuze namubwira ati mfite shamana we reka kuvuga byinshi uko ngewe ibintu nahita mukorera afasha mana iyo uri mu buzima burageragezwa nigera none ku rundi ruhande uwo mugabo kwandikira ukumva ukavuga ati uwo mugabo ntumukunda aguteye isesemi nta n'icyure cy'umushaka kuvugana nawe ukumva ukavuga ati nyine nta kundi reka nyine nyafate kugira ngo ngene umugabo wanjye tubeho ariko nyine bira bintu bitera agahinda bitera abagore agahinda bibatera agahinda mu mutima akaba yaryama ntanasinzira tuvuga se nk'ibi mbikoreye iki kuko mfite umugabo ubu ngubu mbikoreye iki ko nyine ukababara urababara kumva nyine birakubabaje nyuma numva amoya amafaranga kayaza ngo n'umugabo yamaye yese natinya twika ariko yarenga tanyatakaza agaciro akatwana ryajana nazanye uwo munsi nyine birababaza pe sibyo yose ariko nyine bibaho abagore nyine dukunda guhura n'ibyo bigerageza ugasanga umugabo ari kukubwira sibyo waburaye sibyo waburaye umugabo gasari kukubwira nyine ngura mugabo wawe ngo kingo ntagashoboye nyine yego ntago byumva pe kuko umukunda cyane nguno risiye ngo waje kundeba ngo nkaguhango nk'ibihumbi ijana byo guhaha sibyo ukareba ugakubitira hirya ukareba ukavuga se umbigenze wagenda ngende mbireke mbigenze umutima ukavuga se wagira nkapfa kuyafata naro ukavuga se ningenda akaba yambwira ngo turyamane twaryamana nkaba naza marishi wenda akaba ibyo bintu bigabanya nyine urukundo tu ati nkaba naza marishi akaba imyaka ahita nyine bigabanya urukundo nyine ni za stress aho ko nyine umugore nawe wabikoze nyine nubundi agiye yabuze ukuntu bigenza abona nyine byanze akavuga ati nyine reka mbikore basabeho babeho nyine anyine akakurwanira iryo shyaka nyine ariko nawe umutima we reka nkubwize kuri Marina umutima we uba warangiritse andi hanyuma nanyuma aravuga si uko kumana nyine urangirika pe kuri warababara cyane ntaga bikora ruko yishimye habe na gato ruko kavuga ati basi isheri wanjye abone icyaryo basi tubeho ngiye ndi gutekereza uburyo muri gushakisha none umva wenda yakuze nk'ibyo bintu
cyo kintu cyonyine mu buzima kindya nkahita numva ubuzima bwanjye bwose ndihebye hakoze kuba wiriwe nyine birababaza tu ugashakisha buri kimwe cyose ngo umugore wanjye mushimishe ahaza ugasanga yagiye mu bandi bantu yirukansanya mu bandi bantu shabira babaza ntabwo biba byoroshye nyine ni umutima ukomeye muri make ni nk'urugamba ni urugamba kandi iyi si iratangaje wowe umukene uri kurya iyo nusu y'ubugari uraryamye ubonye amahoro yego pe uhangayikishwe n'iyo nzu uhangayikishwe n'ubukene ariko byibuze hari igihe kigera ukumva ubonye amahoro uri ufite urukundo ukishima kuko umutima wawe uba wishimye sibyo ariko wa muntu uguye bya mirenge akaguha ibifaranga byinshi ariko ukabura amahoro ugahora urira ugahora uhangayitse ukaraya amafaranga ukabura nyine ibyo yakoresha byose ni iki gihe kumarira kera ukumva nta n'iki nakumariye se amafaranga nayakoresha n'iki ko nishimye nubwo nyafite ako kangayika nyine ngikura kuvuga ati ngo ikintu cyose mu buzima cyose ubu ngubu harimo n'abantu bari kudukurikirana abakiriya bafite amafaranga banabizi neza batajya basinzira mu buzima babumva banatana iyo nzu bakirukanka bakajya ku muhanda bakajya bagasara hari umugore ubanye umugabo we ari abakire cyane umugabo akahora amuca inyuma agahora aryamana n'abakozi bo mu rugo uri kumva agahora aryamana n'abakozi ari abagore bafite ako gahinda bafite icyo gikomere abagore barahangayika kubagira ibikomere ku mutima cyane uri kumva yarangiza uwo mugore uri kumva uwo mugore yarangiza akabona umugabo akabyuka baba batararana no mu byumba bimwe umugabo akabyuka akajya kurarana n'ikintu umukozi wo mu rugo uri kumva akoze zose mu rugo nyine bakaryamana akabasambanya yarangiza cyangwa umugabo ejo akahita azana umukobwa bakinjana mu cyumba umugore yumva ari mu nzu nziza etaje afite imodoka afite n'abana umugore akarira agenda akamushogosana wa mugore uhorana agahinda icyabuze ari amahoro ariko nanone harimo n'abagore bananiye abagabo ugasanga Imana yamwihereye nka zahabu y'umugabo witonda pe afite n'amafaranga ariko ugasanga umugore akagiso k'ubusambanyi karamunaniye akaba ashaka abahungu bakiri bato akashaka kujya mu bahungu bakiri batoya agiyeyo ngo arebe ibiriyo kandi mwabagore akajya nyine mu mayoga akahita avuga ati reka njye mu basore bakiri batoya babinkorere ngo bamfure ngo biriya bintu ni bibi mwabagore mwe mufite abagabo niyo wenda abatabafitemo nyine nibyo bigiso byabo nyikana ariko nanone bajya mu babanganya imyaka nibagafata abana b'abahungu bakiri bato ngo babashuke cyangwa abagore mujye mwihangana iyo mufasha umwana w'umuhungu ukiri mutoya mukamwangiza gutyo mu mutwe ntago ajya apfa gushaka umwana w'umuhungu yaryamanye n'umugore ntago ajya apfa gushaka abayumva ari izo nzozi akavuga ngo ngiye ngo sinzakora umugore aba namurusha ubwenge noneho ibigore byo kigiye biraruka aragufata akaguhinjarika akakugira nk'ikigori cye ukaguma mu nzu nyine akazakomeza nyine akaguhunjarika akaguma mu nzu yiwe uri kumva ugira ute umeze nk'imbwa ye umeze umva man ukora ibyo ashaka gusa ibyo namugurisha se ariko niko kuba umeze agushisha ashaka avuga ngo umva chahani chahani uri kumva agashimisha binkorera wabimukorera nabi akaba yagukubita rushati mba hejuru ati wageze ute ugasanga uwo mugore yakurambirwa akahita agufata akakujugunyanza akahita azara kandi gasore wowe yarakwiciye ubwo ubaye wakangahe ntubaye uwakangahe arakomeza gutyo akakwicira ubuzima areba n'abandi ariko ryari nka tuno tuntu buri wese yirinda nuko kacika nyine ngo kacika cyangwa se kwa kundi ngo ujya kuryama ngukuyemo ngushyize hariya hoya ubwo nyine ntabwo kagomba kuva mwahangaha ugomba no kukarinda paka kadacitse ubwo nyine kiba ari ikimenyetso nacyo ni ikimenyetso kandi nacyo mu bidukomeza nacyo kirimo shano kuri kumareka mbabwire pe cyo nababwira icyambere no gukomera nzaza kubasura mbabaza ibibazo byinshi kuko ngiye numvaga nshaka mbona ngiye ndi kumva ntanavuga ngiye cyane kumva mwacicika kavuga ngavuga nka radio nzaza kubasura nyine mbabaza ibibazo byinshi umwana simuzana imbere ya kamera nago bacyakerekana isura imbere ya kamera uraza kumureba nyine n'umuzungu nakazungu nagahungu kagazungu noneho rero nyine
Kumurebera nyine tuva kuri kamera. Rikumva yo kumureba kandi nyine namwe Imana humuriza abaho umwana nubwo umva akandi kantu gatoya nubwo muri abuzima kubyara nabyo n'umugisha ari igihe ubyara uri kumva hari igihe ubyara wa mwana akagufungurira imigisha uri abana ni imigisha burya umuntu wanga umwana naga azabona ijoro ati bazavuga ngo wibyara ngo ugira uteye amagara wibyara kandi wasanga bayarabyayisha ugasafite nk'abana nka batatu ariko kugira ngo ibyo bintu ushaka bibaho reba nanjye naribyariye nyine kuko nyine urumva ngiyewe nyine na wenda byinshi nyine nyine naririmbaga nyine ngiye nakuze nanjye mfite impano nyine yo kuba umuhanzi nyine mfite n'indirimbo ya hip hop nabwo nzayishyira aha ngaha abakunzi banjye bayibone kumva nyine nkunda nyine kuririmba na nyine nakuze nkunda kuririmba ujye ukorana na Bruce Melody ho yaragaruye ariko ndarigeraho nyine ndi umuraperi nkunda nyine nakuze nkunda nyine ntuzatse Jay Polly wapfera muze wajya gumuzi turanamukunda ho ndero ndirimba nkakora Jay Polly nyine wapfe nyine nakuze ngiye mfana Jay Polly mfana bano bahanzi ba famani bande kumva nyine ndavuga ati ngiye nigera Kigali ngenza ajya amahirwe yo guhura na busha ngira n'amahirwe yo guhura nabo mbona nabana beza ntari nyine n'abashuti banje abaraperi b'incu mu Rwanda benshi n'abashuti banje nabwo ndabasuje barasine ba famani ni benshi cyane uri kumva noneho ngiye kumva nyine ngiye nzaririmba nyine nibwo buzima bwanjye ngendana n'abantu nyine nakoraga n'ibintu by'amafilme nyine mu buzima busanzwe nyine n'amafilme nkayakina n'ibiki ahubwo nejo wenda kinya muri bamenya muzambona abamenye natumye kabamenye ejo bundi ndabikunda okay nshimiye nabamenya paragaciyemo icyo nashanje rero nyine kukubwira nyine nkura mfite iyo mpano nyine yo kuvuga nyine ngo nzaba umuhanzi so indirimbo yanjye 2018 nkiri umunyeshuri nyine sinaya uploading urumva nta bintu bya channel nari nzi nta na channel nari mfite ngo mfite n'indi nyine yitwa show nyine ni indirimbo nziza ariko urumva kubw'ubushobozi nyine ndacyari nyine gushaka amafaranga indirimbo zirahenda ntabwo nyine ari ugupfa nyine kuhita uyikora rero nanye nyine nzaba bavangira nyine ibintu byose nyine birashoboka tu bose rafite kuri telefone zo kwitwumvisha ndayifite yumvishe bikamumvishe shabaraje ni kuparasi kuririmba bumbwire sibyo nikanze mbumvishe ubusa murabisobanukirwa nese ubwo mukunda hip hop basha cyane utabeshye se reka nze mbumvishe bikamumvishe burahita buseka uretse mba Mbekuno ndapa Kigali baga ntatinya bino tubyine nshuti kendi ni pari nubu niba so bihoraho kubyirengagiza biba ntawicwa nagahora hukurami yawe ugaca u Rwanda ruguza amahoro ni mpaka tondo dutsamo Igo cyane kwishimana n'abawe ntibigomba ni feza sibyo ujye wishimana n'umuntu wawe tu ikindi nabishemo kanumvisha kandi kunda akana Reka kora sente unatsape urumva bimeze bite ubwo byagutwaye amafaranga angahe nyine sha pe ntakubeshye indirimbo irahenda sibyo indirimbo irahenda nyine indirimbo isaba nyine ibintu byinshi pe ariko ikintu gihenda cyane ni video ariko nawe dirahenda ako biterwa nyine n'ahantu wakoreye ngigo se bamumva ibintu byo mwashobora naga nabasha kuririmba abona ugiye muri studio wabiba nese tsoye ngiyi ndirimbo ngakubwira nkagutumira ngene no kuri shoot ukumva nyine nkagutumira ati ngino kuri shoot nano nkagutuza twenda twiza ukatwambara ukumva ukatwambara nyine ugaca muri video se wabyemera kunyiramo nambuka gutya ubyina oya nyine apana kujya muri video guca inese tujye ubona video nyine okay urugero reba nyine nkuko mukora nyine uko kwanyu nyine mubere ku buzima bwanyu mubayemo okay urugero nyine reba buno buzima bwanyu mubayemo mwereka abantu
nyine nanjye nkakora video y'indirimbo ariko iteye nk'iriya video yanyu nyine ikagaragara nyine ko bandi nko kuririmba nk'indirimbo we na nyine ukaburimo when okay wewe sinabwira ngo byina ko niho wabasho sinanatinyuka we nkakora nk'indirimbo ukaba uciye hari n'abandi bashuti banje wicaye gusa ako wambaye neza nagutije imyenda myiza naguteye makeup nyine ukaba uciye hari n'abandi bantu siko bikora nzagushyiremo se n'imisahura shero wayisabye nta muhungu ntabwo uri kugera kibazo cyangwa ngo reka nzakwambike neza bakunjyana arafuha ayahumura marina humura nyine ako nako ntakaba gacemo nyine no kukubwira ko nyine nta kidashoboka nani bwanye nyine byose urabyirengagiza byose nyine ugatera intambwe ndavyirengagiza rero mana yanjye reka mbabwire reka turekere aho kuganira sibyo nsezera abakunzi bafana TV show uri kumva mwakoze kuza simbabashije ibintu byinshi pe sibyo ejo uzaze kudusura natwe umva simbabashije ibintu byinshi sibyo ngiye kintu cana ukubabona uri kumva muzena n'abakire bagafanta munywe uri kumva nyine twicare twiganira inyuma ya kamera mbabaze ariko nzababaza ibintu byinshi natwe kubasura nyine abakunzi bafana TV show babamenyeho byinshi bagire gute gusama Marishi na Ines ku rundi ruhande abakunzi bafana TV show nabantu nyine n'umugore n'umugabo barabana mubakurikirane kuri channel yabo mvuge channel yanjye ko bakurikirana abakunzi banje Ines TV andike Ines wa Marishi murahita mutuwa Ines wa Marishi uyitwa Marishi ariko ndasa no kubagira no kuza kubashyiraho link yabo no ku kiganiro ahubwo ine vuga nimero yabo harimo nk'abantu bagukunda ariko wenda babuze uburyo babahamagara cyaba bandikira bakababura uburyo bandikira Marishi nawe bakabura uburyo baguhamagara wavuze nimero yawe wenda abakunzi bagukunda hari abagukunda batarabura batayizi vuga yawe bwiyanye nta kibazo ko akarere ku murongo ni 0794 murumva rero iyo ni nimero ya Marishi numva Marishi na Ines n'umugore n'umugabo barabana nyine nabana birwanyeho bace mu buzima bukomeye cyane muzabakurikirane kuri Ines TV ndaza gufata ikiganiro cyabo nze kukibashyirira muza nyine muzaza kukibona shanu kuri pe sinzi nyine wakoze cyane ini tapi uri kumva nyine ikintu cya mbere nababwira no kwihangana no gukomera nyine shani byinshi pe umuntu ufite amasiko yo kuri aba bana bubatse umuryango bakiri batoya bagafata izo nshingano z'umuryango bakirengagiza iby'imiryango yabo nyine ni ibintu nyine byinshi cyane nyine biratangaje nyine ibasa abantu nabonye njewe nkatangara nkifuza guhura nabo nyine njyena nabafana cyane ndabafana n'umufana wanyu mukuru original sibyo OG ndabafana rero ikintu nababwira cya mbere ni ugukomera no kugira imbaraga no kugira urukundo sibyo cyo nababwira nzaza kubasura mu rugo iwanyu mbabaza ibibazo byinshi ukumva bakunze bafana TV show babamenyeho byinshi bakore subscribe kugira ngo kigere ku bantu benshi cyane bakore subscribe kore comment na like na share byose umuntu ukirebye agiye na mugenzi wa kirebe sibyo ndetse nihe nama mwaha nyine mwaha nk'abantu twasoherezaho ni nk'iki nyine ni nk'ihe nama mwaha abantu inama naha abantu mbere na mbere ku rubyiruko ari abantu bakundana bakiri bato bagira wenda nko mu gihe ukaba wumva babana ariko ukagira ubwoba bwo kubana ikintu nababwira cyo iyo mubanye hari igihe bari wo mugisha wanyu sibyo hagiye noneho umuntu iyo munabanye muterana imbere mwungurana ibitekerezo murakura mu bwonko kuko mukitinya mutabasha gukora mutabasha kwisonza kugira ngo mutere imbere ariko iyo mumaze kubana murakora mukagera kuri byinshi mugatera imbere natwe nuko twatera imbere ariko turateganya gutera imbere turi gukora cyane kandi nanone nyine bw'ibintu bitandukanye ati se ababyeyi bazayifata gute wenda ku ruhande rw'umukobwa cyane nibo babikomeza kuvuga ati se ningera mu rugo bikanga kaminduka uragerageza ukizera apfa kuba wowe umwiyumvamo nawe gukunda ibyo biba byakunze ibyo biba byabaye niho mukomeza ugasanga muranasazanye mugendeye ku cyizere n'urukundo ibintu bibiri urukundo icyizere
byubaka umuryango. nk'agatorega na ba papa wacu bagiye batubyara bagiye bubaka nta kintu bafite kera bajyaga bavomesha ibibindi ukumva dufite bakuru bacu bagiye baba muri ubuzima kandi bakaba baragiye umva baratangiriye kuri zero kandi ubuzima bugakomeza rero ubwo urumva abasore mufite imyaka mikeya mutinya nyine ugasanga umwana w'umuhungu w'imyaka 22 arakubaganya yateye umukobwa inda agize nyine aravuze ahise agira ubwoba telefone akayikuraho anafite amaboko abiri yakora bagashakisha nyine akamuteza ibibazo wabona bo bakaba bakomba kumwakira kandi ikindi ababyeyi bafata abana babo bakiri bato bakababiteye inda bafata bakabatererana ababyeyi mwe namwe ndabinginze mwisubireho umwana w'umukobwa imuteranye kuriya agira agahinda gakabishe kuko nawe mu mama ubura umubyeyi urabiza agahinda kuntu ubuhangayikira abana bawe rero ukwiye kumva umwana wawe ahubwo ukamuba hafi ukamubwira ngo mwana wanjye wabigenza gutya wakwitwara gutya kugira ejo bitazigera byongera noneho nk'iyo umwana wawe yateye umukobwa inda yarangiza cyaba ataranamuteye nko kwa bamarishi bakabana wowe uramushyigikira nyine kugira ngo urwo rugo ruzakomere ukumubwira uburyo rwubakwa ukagenda umuzamuriraho fondasiyo gutyo ukagereranya uburyo bitagira kagaye mubyeyi wirirwa avuga ngo ufata ubona umukobwa washatse kuvuga ngo reka ngushatse umukene ngo uraza kugeza ku kibi byose nguriya ngo sinzashaka ngo kigage ngo akibone ngo nguwo n'uwiki uzaye mu muryango gukora abo ngabo rero abo babyeyi ndabagaye burya nta mugabo ntuzasuzugura agahungu baravuga ngo ukandagira agahungu ntaho nyora ntuzasuzugura agahungu ko kangana kose kariyameniye kandi umugabo uko ngana kose ejo neje mundi yakafata ushobora guta ni nk'urugero nyine wenda reka nacyo ndubatangeho ushobora guta Marishi ngo ni umukene ugasanga uriya mugabo Marishi nyuma y'imyaka 3 mugahura twaye vewite kubera kunda gukora kandi yakoze cyane byose biva mu gukora kandi no kwizera Imana gusa none gukora bigenda no kwizera Imana no gusenga ikindi ntimukagende kubwira abantu ibibazo byanyu ngo mubaririre twamuvuge ngo bimeze gutya uri umuntu ashaka kumvira usakana guseka ntagire icyo nafasha ariko iyo ugiye mu nzu ugapfuka mukabwira Imana ngo Mana ni wewe wenyine sigaranye byose urabireba ngende mbikora karakantu wavuze nanjye nicyo bangacyane kandi nanone nkagaya abantu batererana abana babo baba bari mu rukundo bakabatererana shano kuri pe ugasanga bari kubatoteza bari kubabwira nabi ugasanga umwana bayeho nta kintu afite depression mu buzima nta rukundo agira kandi yakomeje kugira urukundo ugasanga n'ihanda yagize mu myaka 40 gushaka byaranze yumva bitanamurimo icyo kibazo no kuri pe turabagaya cyane ushyikira umwana wawe cyo gasanga umubyeyi wumva ngo vuba dutahe wava kuri uwo mugabo ngo y'imbobo ngo muveho muze ngo nzagutunga waza kugeza kuki wavayo uri kumva babyeyi ujya gushakana na papa we ntago wamugishije inama nkuko wahisemo se nawe reka yihitiremo twavuga wagwina ngo shaka uriya mugabo ngo ufite amafaranga none yaba ameze gute no yihitiyemo mureke bashyigikire nabona ko mushyigikire ese uwo mukwe wawe ubwira gutyo ejo neje bundi agafashe ni gute yazakunda nyirabukwe n'ubundi yaza muri urwo rugo akabaha amafaranga cyakagera gute ariko ntiyazakunda nyirabukwe ntabwo yaba aramutse ateye imbere yasanga umuryango utangiye kumukunda kandi imbere y'abamwamana bakunda ukize si ureba nk'ubu ngubu imiryango yanyu wenda sinzi wenda simbazo ibyo byo nzabibabaza tuzayibwira ko nzafana TV ibyo tuzayibabwira wena umuryango wanyu ushaka kubacira urubanza ariko uteye imbere ukagira amafaranga baza biruka nk'inshishi n'ibirenge byawe babikoza nayo nese baramwoza bagira gute bakunda ukize iyo ukize baraza rero bakunze bafana TV show urumva nyine Marishi na Ines babahaye inama ku bahungu bakiri batoya batazi gufata inshingano cyabagira ubwaka avuga ngo biki ni mukore mukurama ko mufuka mwije mu bashuga bami kujya mubona amafaranga icyambere ni urukundo sibyo ushana gukunda umuntu kurusha imyaka urukumva ariko ari urukundo ikibintu wa muntu ufata ejo yafashaga gukamwe ejo yafasha kandi n'urukundo abantu bakoze bagira urukundo sibyo ikintu cyambere ni urukundo nicyo kintu nababwira urukundo ufite byose ibintu byose bikora wumva wishimye bikora wumva nta kibazo none ifite urukundo kongeramo n'Imana uragenda ukadedera uragenda ukibebeza ukabaho neza sengo ni nabyo byambere ukabaho neza
rero bakunze Fani TV show reka dusoze ikiganiro turebe ko twabakira tubahe na kacyayi cyangwa niyo fanta murakoze cyane nzajya kubasura mbaganirize byinshi cyane kandi mwasura channel yabo Ines TV murakoze cyane cyangwa mukandikamo Ines Wamareshi murakoze cyane bye bye turabakunda mwakoze cyane Mari nayo wakoze